amakuru avugwa ngo umuhanuzi yarajya arahanura, amaze guhanura birangira bamubwiye uti ceceka. Kubera iki rero? Nuko ibyo yari ari guhanura byari bihabanye n'ibyo bagize gute bifuza. Rega narabibabwiye ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Rero uyu muhanuzi ahanura hari ikintu cyitwa ngo kamera. Birangiriye kamera babwiye umukameramani kupa, we Mabere kupa, kuraho. Ngo umukameramani ahita azimya kamera, n'ibyo yari yarafilime yatangiye guhanura barabisiba kuko byacaga live. Icyo gihe live nyine iyita ivaho. Impamvu ni iyi: bacecekesheje Imana, barayibwira ngo ceceka, igihe cy'amasaha wa Mana we cyageze cyo gutaha. Ndakubwiza ukuri, bundi reka nibariza abantu, wowe uri muntu ki ucecekesha Imana? Niyo mpamvu bamwe na bamwe bazajya bakurira abantu imiraba. Twarababwiye, turababwira ati nyamuneka nimuve ku giti, dore umuntu witwa Yesu. Bamwe mwakurikiye abantu, mwanga gukurikira Imana. Bamwe mukorera indamu arazikweduye ziba nini, hanyuma murafata ibintu byose, abakene, imitungo y'abakene, ibiki byose mukarunda mu nda. Ariko reka mbabwire ngo bigiye kubagaruka tu. Mutaonera hapa Kigali, mutaona. Sasa mutaona, acha nibambie, mutaona hizo tumbu zenu, hizo tumbu sinatoboka. Sasa ngo umuhanuzi babonye ko bamucecekesheje, ngarakomeza arahanura tu, ariko arahanura ku ngufu. Amaze guhanura nibwo hafashwe icyemezo cyo gufunga iryo torero. Bahita bababwira uti ngewe umushumba uhagarariye iri torero nahawe uburenganzira bwo kubabwira ngo mujye gusengera ahandi kuko iri torero rigiye gufungwa. Ngo ntabwo ngo ariko byagenze, bati ntabwo ariko byagenze, ngo ahubwo ngo uyu muhanuzi ngo baramuretse arahanura. Ngo baramuretse arahanura, ngo ariko bitewe nuko ngo amategeko n'amabwiriza bikuri, kandi mu rusengero hakaba hari amasaha agennye yo guterana, ngo babonye umuhanuzi ashatse gutwara umwanya munini, ngo baramucecekesha. Bivuze ngo umuhanuzi yarahanuye nk'uko byavuzwe, ariko ngo amaze guhanura barebye ngo babona ubuhanuzi, Imana ngo irashaka gutwara umwanya munini. Yes, reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma rero inkuru numvishije na kasonguyihwa na kasanyundo, nshuti bavandimwe, tugiye kugera muri cya gihe utungwe n'amasengesho wasenze. Twagiye tubabwira kenshi, tubabwira uburyo abantu bakagombye kwitwara, ariko ntibumva. Turababwira ati nyamara nimwibikire amazi, nimwivomere amazi, ariko mwanga kumva. Uyu munsi wa none ejo buri nakoze ikiganiro ku badive, urusengero rw'abadive rwagurishijwe. Urumva urusengero rwa Murambi rwari rwagurishijwe, ni urwa Murambira ni urwa Nuza, yego. Hanyuma noneho na hano hakurya mu Bakire i Nyarutarama naho ruragurishwa, urumva. Hanyuma none ndababwira ati nyamara hari insengero muri ADPR nazo ziri gutegurwa cyangwa se zirigiye kongera kugurishwa, ariko abantu bantira amabuye, urumva. Abantu bagira gute, ntibumva, ntibabasha kumva.
ariko ubu tuvugana hari insengero noneho zamaze kuba official, zigiye kugira gute, zigiye kugurishwa cyangwa se zamaze kugurishwa, yaho zamaze kwimurwa ndetse zamaze no gusezerera abakristo bavuga ati mwebwe mugiye kugira gute, mugiye kujya ahandi. Urumva, murabizi ko insengero za ADEPR nyinshi zirimo kugenda zigira gute, zirimo kugenda zifata abakristo bamwe na bamwe basengeraga mu yandi matorero, tuvuge wenda urusengero rwa Kacyiru rukajya ku Kinamba gutyo. Hanyuma rero ejo bundi hasohoka inkuru, ADEPR ya Karambo, ADEPR ya Karambo igira ikihamagara abakristo n'inama nyobozi, baricara biga ku kibazo gihari, bahita babwira abakristo amateraniro arangiye, barababwira tumva rero tubabwiza ukuri, yego murabizi ko dusenga Imana ivuga, yego ibyabaye murabizi, yego tubwire abantu ko mbere yuko hafatwa icyemezo cyo kwimura abantu, buretse ndaje mbaha amakuru neza, ni ukuvuga ngo baravuze ngo iri torero rya ADEPR rya Karambo ko rigiye gufungwa. Impamvu ni irihe rero? Babwiye abakristo ko rigiye gufungwa bitewe n'ubuhanuzi bwari bwahanuwe. Muribuka umuhanuzi wigeze guhanurira mu mujyi, mu rusengero rwa ADEPR rwo mu mujyi, umushumba Ezayi yateranye, munabyibuka neza? So rero ikintu cyo nakubwira neza, urumva, nuko hari amakuru avugwa ngo umuhanuzi yaragiye arahanura, amaze guhanura birangira bamubwiye uti ceceka. Kubera iki rero? Nuko ibyo yari ari guhanura byari bihabanye n'ibyo bagize gute bifuza. Rega narabibabwiye ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Rero uyu muhanuzi ahanura hari ikintu cyitwa ngo kamera. Birangiriye kamera babwiye umukameramani kupa, we Mabere kupa, kuraho. Ngo umukameramani ahita azimya kamera, n'ibyo yari yarafilm yatangiye guhanura barabisiba kuko byacaga live. Icyo gihe live nyine iyitivaho. Impamvu ni iyi, bacecekesheje Imana, barayibwira ngo ceceka, igihe cy'amasaha wa Mana we cyageze cyo gutaha. Ndakubwiza ukuri, bundi reka nibariza abantu, wowe uri muntu ki ucecekesha Imana? Niyo mpamvu bamwe na bamwe bazajya bakurira abantu imiraba. Twarababwiye, turababwira ati nyamuneka nimuve ku giti, dore umuntu witwa Yesu. Bamwe mwakurikiye abantu, mwanga gukurikira Imana. Bamwe mukorera indamu arazikweduye ziba nini, hanyuma murafata ibintu byose, abakene, imitungo y'abakene, ibiki byose mukarunda mu nda. Ariko reka mbabwire ngo bigiye kubagaruka tu. Mutaonera hapa Kigali, mutaona. Sasa mutaona, acha nibambie, mutaona hizo tumbu zenu, hizo tumbu sinatoboka. Sasa ngo umuhanuzi babonye ko bamucecekesheje, ngarakomeza arahanura tu, ariko arahanura ku ngufu. Amaze guhanura nibwo hafashwe icyemezo cyo gufunga iryo torero. Bahita bababwira uti ngewe umushumba uhagarariye iri torero nahawe uburenganzira bwo kubabwira ngo mujye gusengera ahandi kuko iri torero rigiye gufungwa. Twibutse abantu ko
iri torero rya ADEPR riri hano hakurya za Gikondo iyo hirya iyo ngiyo Karambo, ndetse iri torero rigiye gufungwa, gahunda yo guhuza insengero irakomeje. Ni muri ya gahunda yo guhuza insengero, urumva, ariko ibyo biba ari uko byamaze kugira gute, kuvugwa, guhanurirwa cyangwa se guhanurirwa aho ngaho. Murabizi ko nta muhanuzi uhanura hariya muri ADEPR, mu itorero rya ADEPR nta muhanuzi uhanura. Kabiri, nugerageje guhanura bahita bamubwira ngo ceceka, ziba, urahanura ibiki, byo tutabwiwe ni ibiki, haziba. Nugerageje kuvuga ukuri bahita bamubwira ati umva we mabere ya fuku, ziba aho ngaho, nta umuntu uvuga ukuri kose, urumva, muzibe, muceceke, dore ko mwigize vuze. Nunagerageje kugira ngo abahugure bahita bamubwira ati ariko abuhugura urabazi, twebwe uzigiye twasengeye mwebwe, ati wowe mwana ujeje ubundi we urucyara umwana mu mwuka, ati wowe ceceka aho ngaho, iby'Imana ntago gize gute, ntawe ubizi. Kandi bagiye batubwira ngo Yesu araje, ariko imyaka irinze kuba 70 ingahe batubwira ngo Yesu araje, ariko nimba azaza ryari muri iryo torero rya ADEPR ni muntu mbaza. Hanyuma rero amakuru mfite nahawe nuko uyu munsi wa none iri torero ngo rirateganya ko rigomba gufungwa vuba hangaha. Abakristo bamaze kubabwira uti mukusanye amatike yo kuzajya mujya gusengera ahandi. Urumva, ni muri gahunda ariko yo gufata abakirisitu bakabimurira mu yandi matorero ya ADEPR. Ubwo urumva bamwe bazajya bava Gikondo bajye Nyamirambo hari, abandi bavi Nyamirambo bajye mu mujyi, umuntu wese azajya ateranira hashaka. Ariko mwumve ngo turi muri bya bihe bitoroke nshuti zanjye. Izi nsengero za ADEPR zose hazasigara mbarwa. Uwiteka yaravuze ngo nje kongera gufunga kandi nje kongera kwegekaho. Urumva rero, reka nkubwire ngo uyu munsi wa none mwebwe ntago muzi birimo kuba munsi y'umwuka, mwisi y'umwuka ntago muri muzi ibiberayo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu Yesu yamaze gufatira umwanzuro itorero rya ADEPR, hagiye kuba ikintu cyitwa kavuyo n'akavurungutanyo, kandi muzabibona. Kubera iki? Icya mbere, buri mwe wese arikururira. Icya kabiri, ntago bari gushaka gukurikiza gahunda z'Imana. Ahubwo rero twibaze ngo ese Mwuka Wera aracyari muri itorero rya ADEPR? Ese Mwuka Wera aracyari muri iri torero rya ADEPR koko? Mu makorari no mu bashumba baracyahari koko? Mwuka Wera aracyari muri bo? Niyo mpamvu uzasanga ijambo ry'Imana bariha iminota 15, bariha iminota 10. Handi mbere barahaga umuntu isaha akabwiriza abantu bakagera igihe cyo kwihana, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ni iminota 5. Urumva, ni iminota 5. Kabiri, dusigaye ku gakiza k'agasirimu. Dufite abashumba bafite agakiza k'agasirimu, tukagira abapasitori bafite agakiza k'agasirimu, tukagira abadiyakoni bafite agakiza k'agasirimu, tukagira abaririmbyi bafite agakiza k'agasirimu. Niyo mpamvu uzasanga bamwe na bamwe bafite ubuyuku, bafite ubusambo, bafite ubugengera, bafite ubwicanyi bwo mu mutima, barogana bicana. Niyo mpamvu ibi bintu byose ubona byitindikire mu itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR rero ntabwo rikirangwa n'umwuka w'Imana, ahubwo risigaye rirangwa n'umwuka w'ubuyobe. Hanyuma hari mugenzi wacu usanzwe ukorera ku kinyamakuru kimwe cyitwa Ijwi ry'Abahanuzi. Niwe wavuganye n'umushumba wa ADEPR, umushumba wa ADEPR. Tugiye gukurikirana amagambo baganiriye, hanyuma muraza kwiyumvira uburyo byagenze. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo wowe icyo ngusabye, kanda subscribe, ukore share na comment, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi. Ubundi tubwiza abantu kuri ko Yesu ari bugufi. Vugwa ko rishobora kuba naryo rwose ngo abakristo bateranira bagiye kuba
nongeye kugusuhuza, nongeye kuguha ikaze wahisemo kujya ubana natwe mu biganiro mu nkuru zacu za buri munsi. Nk'uko bisanzwe hano ni ku ijwi ry'abahanzi, ni ku isakazabutumwa, ariko nimba ari ubwa mbere warubanye natwe, reka nkubwire ngo njye nitwa Niyongira Bernard. Dusimbukiye mu karere ka Kicukiro ahazwi nko ku Karambo, itoro rya ADPR Karambo naryo ririmo riravugwa ko rishobora kuba naryo rwose ngo abakristo bahateranira bagiye kuba bashakisha uburyo bwo kujya babona agatike bakerekeza ku rundi rusengero, ubwo bivuga ko bagiye kuba bakimurirwa ku rundi rusengero muri ya systeme yo guhuzwa kw'amatorero. Murabizi ko mu minsi ishize hari amakuru twabagejejeho ubwo twababwiraga ko amadini cyangwa se amatorero agiye guhuzwa, bamwe bagatekereza ko ari za sengero zari zisanzwe zifunze, ariko no mu zari zifunguye ubu hari amakuru avuga ko zimwe na zimwe zigiye kujya zibasha kuba zafungwa, ariko zikabasha kuba zafungwa atari uko zirukanwe burundu, ahubwo ari ukugira ngo bahuze nyine insengero cyangwa se bahuze abakristu, bahurizwe ahantu hamwe mu buryo bwo kugira ngo iterambere rigende rirushaho kumera neza. Ubwo buryo rero nibwo uru rusengero rwa ADPR Karambo narwo rutangiye gushyirwa mu majwi ko rushobora kuba rugiye kuba rwakimurwa rugahozwa n'irindi torero. Nabaje kuba nabaza impamvu rwaba rugiye kuba rwakimurwa, ndabaza ese rwari rusanzwe rufunzwe bimeze bite? Bambwira ko rusanzwe rukora, ndetse banambwira ko yaba ari leta yaje ikabishyiramo iyi nyito ngo iba yarasize rufunze, ahubwo ni bwa buryo bwo kuba amatorero cyangwa se amadini amwe n'amwe afunguye nayo ubwayo ari kujya yicara akareba akavuga ngo dukwiye gushyira mu bikorwa ibi n'ibi. Hanyuma muri ibyo bikorwa rero nibwo itorero rya ADPR ryaje kuba ngo ryakicara rirareba risanga itorero rya Karambo rigomba kureba uburyo ryahuzwa n'ahandi, hanyuma bakaba bahafunze cyangwa se urusengero rwaho rukaba rwabasha kuba rwagira ibindi byazabasha kwifashishwa mu kurukoresha mu gihe ruriya rwazaba rwamaze kuboneka ko abakristo barwo bimuriwe ahandi. Amakuru nafashe na yuko urusengero rwari rufite amasuku, ariko ngo rukaba rwari rutoya. Mu by'ukuri bivuga ko ngo ari rutoya, amasuku yujuje, ariko rukaba ari urusengero rutoya. Kubw'ibyo rero ngo itorero ryabashije kuba ryafata ibyemezo by'uko rushobora kuba narwo rwahuzwa n'ahandi haba hafite ubuso bugari, kugira ngo ibintu birusheho kujya bigenda bimera neza cyane 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 cyane. Hagati aho ngaho ngira ngo mbibutse ko hari n'amakuru twagiye tubagezaho mu kanya mu kiganiro cyatambutse, ubwo baduhaga amakuru batubwira ko mu Gatenga kuri ADPR umuhanuzi ngo yabashe kuba yahanura mu iteraniro bakamucecekesha, ariko hari andi makuru ari kugenda angeraho, ubwo hari abandi bari kujya batangaho ibitekerezo. Bamwe rero banditse baravuga bati rero ntabwo umuhanuzi bamucecekesheje nk'uko byavuzwe, bati ahubwo yagiye guhanura bahita bakupa kamera, bati kubera ko iteraniro rye ririmo kamera yatangiye guhanura akivuga ngo ati kamera bahita bayikupa. Icyo ni igitekerezo kimwe cyatanzwe n'umwe. Hanyuma undi nawe yavuze ati ngo ntabwo ngo ariko byagenze, bati ntabwo ariko byagenze, ngo ahubwo ngo uyu muhanuzi ngo baramuretse arahanura, ngo baramuretse arahanura, ngo ariko bitewe n'uko ngo amategeko n'amabwiriza bikuri, kandi mu rusengero hakaba hari amasaha agennye yo guterana, ngo babonye umuhanuzi ashatse gutwara umwanya munini,
ngo baramucecekesha. Bivuze ngo umuhanuzi yarahanuye nk'uko byavuzwe, ariko ngo amaze guhanura barebye ngo babona ubuhanuzi, Imana ngo irashaka gutwara umwanya munini muri ubwo buhanuzi. Baravuga ati Imana irashaka kwica gahunda y'amasaha. Baramucecekesha bati ceceka, hanyuma biba ngombwa ko bamucecekesha. Rero ngira ngo ni naho wenda buriya bamwe batangiye kujya bavuga ati Imana nyine bayibujije kuvuga. Donc urumva niba abantu baravuze ati ntabwo Imana igomba kuvuga ngo ivuge iminota 5-6, aho niho rero bamwe bavuga ati bacecekesheje Imana. Ubundi Imana niba ari Imana ishobora no gutangirana n'iteraniro, mu kivuga ngo dutangize iteraniro igahita ivuga, ikavuga yashaka ikamara amasaha 2, muti amasaha iteraniro arashoje, mureke duhaguruke dutahe. Biranashoboka, ntabwo mwebwe ibyo mureba ariko Imana ibireba. Ahubwo ikibazo nuko nyine kigaragara ko abakristo batabibona neza. Niba mugeze ku rwego rwo kujya muvuga ngo Imana tuyigeneye amasaha aya naya, iminota n'iyi, mukayiha igihe cyo kuba yavuga, niho nyine abantu benshi bagenda bibaza ngo ibi bintu ntago bisobanutse, bati Imana bayibujije kuvuga. Mu by'ukuri birashoboka ko bategeze banabuza umuhanuzi guhanura, ariko kubera ko hari umwanya bagezeho bakavuga ati irarambiranye niceceke, abantu bagahita bireba nabi. Rero mbona kubwira abakozi b'Imana, abashumba, abadiyakoni muri imbere, nyaboneka mujye mushyiramo n'ubwenge n'ubushishozi mu kuba mwafatira ibyemezo imbere mu iteraniro. Mujye mwibuka ko hari abantu baba bari imbere y'iteraniro, bari imbere bicaye bategereje, kandi bafite uburyo bumva ibintu gutandukanye n'uko mwe mubyumva. Ibyo rero iyo bimaze kurenga umuryango bihita bihindura inyito, ugasanga babitanze uko wenda bitari bigomba gutangwa, cyangwa se bitandukanye n'uko mwe mwabitekerezaga. Mu by'ukuri ugasanga bitumye itorero ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana ugibwaho n'igitutsi. Donc ntago umuhanuzi niba agaragaye nabi imbere mu iteraniro akica gahunda, ntago namwe mwakica gahunda imbere y'abantu ngo babibone ko mwishe gahunda yo kuwangiriza umurimo w'Imana, ngo uhite uzanga ugaragaze ko mucecekesheje Imana. Uziko buriya hari igihe uba wumva ko Imana yarambiranye kuvuga, ariko hakaba umuntu wicaye mu iteraniro uri kuvuga ngo komeza uvuge Imana, komeza utubwire. Mwamuhagarika rero mukaba mukomye wa wundi mu nkokora. Ibyo ngibyo bigashobora kuba byateza ikibazo mu by'ukuri, aho abantu badashobora kuba babivugaho rumwe. Ngaho reka mbashimire, nongere mbaragize Imana, mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze aganze kuri wowe.